karondwe buriya adashimisha cyane ni ukuri. Abandi bariya bose baba bambwira utugambo twinshi, ariko karondwe iyo turi kumwe anterera urwenya nkahita nibagirwa byinshi nahuye nabyo. Rutika, kandi kunana ukuri kuziriki. Hamwe kimane ko ari ibibazo umuntu aba arimo. Ibihe bibazo se? Uretse kwitura hasi. Nenda no kumereka mu mugongo. Kumakeka ko ari Imana yambaye. Ko iherutse gutuka mama ndamwandarika ku karubanda. Mutuka no kubyo yambariye. Karondwe mbona ari umugabo mwiza cyane, kandi abizi karondwe agomba kunkunda kuko hari byinshi nagiye mufashamo. Ntago rero icyo nzi cyo ngomba kurumwinjizamo, nibura tukabana tukaba mu rugo rushyushye, akajya mbwira nanjye tukaganira, nibura nkava mu bwigunge bwanjye nyine nawe akabuvamo. Rutika, warifashe uratinya kukamamaye ku muhanda, uramwandarika mu muhanda. Ariko nanjye nta cyo cyari nzira. Nanyoye inzoga, noneho yamaniga nongeraho no kunywa itabi. Bwa mbere mu mateka nari nyoye itabi. Ese Rutika, ubwenge bagushyize wari wabwicariye ku buryo wifata ugatukamaye mu muhanda? Mane ni ikigare. Ni ikigare cy'amaniga, kugenda n'amaniga. Ikigare twarageze tugeze ahantu twari kunywera agacupa dusohotse, numva nabaye umusore, numva ko nanjye nkwiye kujya muri bya bigare nkamutara. Reka ngende musuhuza ahubwo ndebe mu rugo rw'ukuntu ubungubu bimeze. Rutika, ujya utekereza imvune mama wawe yagize agutwita, akubyara, naguhehera, wangize ukamugaragaza hagati bigeze hariya? Nageze mu rugo nyine bitewe n'agahinda nifitiye, numva ndi hayi. Ambwiranye kamere, uranyi ndamutuka ndamwandagaza pe, mushyira ku kantu. Rutika, nagize ibyago byo kubura mama mureba. Sibyo? Muraho. Muraho neza. Mumeze mute Karo? Turashima Imana. Amahoro. Yewe urantunguye rwose, sinzi ko wazi nta muri gashira bwoba. Ndagutunguye. Reka nkuzana agatebe wicare. Ngaho. Ndatunguye rwose. Ese utunguye n'iki Karo? Ndatunguye rwose. Birantunguye, siniyumvishaga ko wazi nta muri gashira bwoba. Ari ngiye uje kureba. Sinabyumvishaga rwose, byaratunguwe. Umuntu nkanjye. Rero buriya tugambo umbwira turyohereye nk'ubuki n'amashyengo yawe yatumye nshaka kumenya ahantu utuye pe, nubwo ujya uhamije. Nibyo? Kandi nta muri gashira bwoba urahageze. Ntabwo kugira ngo ni amashyengo. Ntabwo ari amagambo, si ugushyushya inkuru, ntabwo ari ugukabya. Yewe nukuri rwose si burage. Gusetsa ni ibintu byanjye, ni impano y'Imana yanyihereye. Erega buriya turiya tugambo umbwira hari n'abandi bajya batumbwira, ariko iyo mbareba mbona ari amagambo gusa, nta bikorwa, ari ubu bintu by'uburyarya gusa. Ariko wowe uravuga ukanakora. Niba ubona ko mbishoboye, kubona ko nkunezeza, Imana izakomeza ibinkomezemo rwose igishoboza. Kuri pe. Gusa Karo, buriya nyuma yo gupfusha kuva w'abana nagize ikibazo gikomeye. Birumvikana. Cyari gikomeye pe. Nagize uruguma, numva ndababaye cyane. Ariko iyo mpuye nawe turaganira, numva wanyomora ingoma mfite pe. Nkomora inguma se, ntanjye simbishoboye. Ubu se ntanjye ibibazo mfite byarananiye, ko
gusa niba ubona ko mbishoboye nkaba ibyo nkora hari icyo bigufasha hari aho bigukora Imana igikomeza ibinshoboze ibinkomerezemo ubwo ni impano y'Imana nyine ariko ngiye kubwibazo mba mfite simenya ko mbasha gukomeza abantu ngo ngire icyo nabafasha ku mitima yabo baba bakomeretse ubwo Imana igishoboza niba ubona ko mbishoboye aho mufite basi byageze umugumane unamushimisha agira ishema ry'uko afite umuhungu muri gashirabwoba yose yiratana ati ngifite umuhungu muzima wabyo kumufata nk'ibishingwe bajyana induba wapi Imana si kumufata nk'ibishingwe gusa nanjye n'itabi ryabinkoreye ariko ningira amahirwe akambabarira ntabwo nzongera gusubira muri biriya bintu by'amaniga agakungu nzakareka mbivemo neza mvuga ati ibintu ndabiretse nemere ngendere ku murongo wa mama wari wabaye umusore siko nsigaye ngusha no kubyibuha Simani wabuzwa n'ikigo kikuri cyanjye ro kwirwa nzenguruka nzerera nta kindi kintu ngikora icyiza rero kamubwira Rutikanga uri inshuti yanjye tugende njye kwa mama warahari ni mama ari njye kwa nimba mama wari tumwigishe turebe uko nimba byibuza yacururuka naho ubundi ibintu wakuze nagari ngende mumfashe Imana ziko ndakomerewe mwana muri iyo tuganiriye rwose numva maze umubabaro pe nkanezerwa kuko iyo niciye mu rugo iwanjye mpita ntekereza ibigambo tugirana nkumva ndishimye aha ugira ngo se ibibazo nanjye mba nifitiye nyine ahangaha nyine muri gashirabwoba abantu bampaye inkwenene ngo ninjye wohereye umugore wanjye ngo namuryaga inzara mu buriri ngo naramutotezaga ngo nkamurya inkonji zo mu mutwe yewe ngo nkamutuka ngo ibitutsi binyandagaze ngo ni ibishyimbo ngo inka ngo naye ariko namusabye imbabazi ubwo rero intangaha nta muntu mbona nta n'uncira akari urutega nta n'uwampa n'amazi ndisiga nkisanga ndarya nkimara rwose ntabwo ntanjye norohewe ariko se Karo buriya ugira ngo Imana si yo mucamanza niba nta mutima ugucira urubanza ibyo nta kibazo ujye wicara wumva utuje kuri kandi nawe niba nta mutima umucira urubanza akaba yarasohotse mu nzu akagenda ibyo ni akazi ke ni ukuri rwose urumva rero rwose Karo jya wituriza wumve muri wowe nta kibazo ufite wowe nta kibazo gusa nanjye mba nkuri hafi mba nkurikira kumenya amakuru yawe ariko Karo rero reka nkubwire buriya nkurikije ukuntu ugiye nkubona n'ukuntu nkumva mbona uri umugabo w'inyangamugayo n'amagambo tuganira twa tugambo twe tw'udushyamba ni ukuri mba mbona unezeza umutima wanjye ariko mu by'ukuri njye simba mbizi rero nibona ko mbishoboye ko nzeta hari ikintu ubwo nta kibazo hari ijambo numva nawe bijyanye n'umutima wawe uko umeze intimba wagize nanjye intimba nagize muri jyewe numva ko hari ijambo numva nakubwira teze amatwi umugore mwiza ngaho umbwira ni ukuri yakomore ngo umufite nibyo ni ukuri ngaho umbwira ngo uteze yombi rero Karo ikintu nashakaga kukubwira yewe mu by'ukuri numva njye nawe twabana ubuziraherezo